ntabwo twegereza igihingwa cyacu yego. kugira ngo tutagitwika, Mhm. tugacisha ku mpande, Yego. tukongera tugafata akandi ka kabiri, Mhm. ubwo ngubwo twije ya magarama yacu angahe, 20. Urabona ahantu hameze nk'ahari ubwoya, aha ngaha buriya hashobokamo ikintu cyitwa utuzi. Aha. Tutazafata imiti yose, tutazafata Ah. imiti yose ngo ufate fungicide runaka ngo uyivange na roketi, uyivange n'ifumbire y'amababi, uvangavange utabanje kugira gute gusoma ngo umenyetse koko ibyo bintu biremewe cyangwa ntabwo byemewe. Abo dukomezanyije urugendo rwo guhinga inyanya tureba uko bazihinga, uyu munsi turi ku munsi wa 19 nyuma y'uko baziteye. Aha ngaha ndi ubwo mu kiganiro cya mbere twakoze kwari uko bazitera, mu kiganiro cya kabiri tureba uko imiti bateramo, mu kiganiro cya gatatu tureba uko bashingirira. None uyu munsi ku munsi wa 19 nahagiye kuko barimo baratera imiti, barimo baratera ifumbire, ikindi nanone barimo barasasira, kandi nanone barimo barapruninga cyangwa se barakonora amababi ashaje. Ibi byose nibi byanteye kugenda kugira ngo abo twatangiranye urugendo barebe aho bigeze, kuko mu kiganiro cyacu impamvu nuko tuzerekana icyo ari cyo cyose bakorera izi nyanya kugira turebe uburyo zizera ugakoramo kashi. Ikiganiro cya none kiraza kuba kiryoshye kubera ko izi nyanya uko tuzibona zirasa neza, ariko none ntabwo barekeraho, bari kuvomerera, bagatera imiti, bagapruninga, bagatera amafumbire. Ibyo byose biraza kutwereka ni ibiki ukora ku munsi wa 19. Ese buri n'icyumweru cya gatatu kitararangira, ni iki bakora umunsi kundi muri izi nyanya. Tugendane, abashyashya ndabasaba gukora subscribe, abamaze kumenyera Mr Tech Rwanda bakomeze tugendane, bakore notification, basharinge, ku buryo uzarangiza iki kiganiro azumva imbogamizi zirimo, amenye ibyo yakora n'uburyo yakorera kashi mu nyanya, kandi amenye n'umwaya agomba gutera uwo ari we. Reka nsengane na agronome Ferina atubwire uyu munsi icyo bari gukora cyose n'impamvu bari kugikora, ndetse atubwire n'ibanga riba ririmo. Ibi byose kandi nanone ntabwo ngenda ngo nicare gutyo gusa, nanjye ndamufasha kuko nasarura ntabwo azanyibagirwa. Agronome Ferina, mwiriwe? Mwiriwe neza. Uyu munsi turi ku munsi wa 19 mu cyumweru cya gatatu kitararangira nyuma yo gutera izi nyanya. Yego yego. Mbabare kuba ndi kuzibarira kandi atari izanjye. Nakubwiye ko tuzasarurana. Tuzasarura. Urugendo tururimo twese. Urakoze cyane. Abadukurikiye bakunze ibiganiro tugenda tubagezaho, cyane cyane uburyo twafashe izi nyigisho z'uko batera inyanya. Niyo mpamvu navuze ngo nzakora ibishoboka byose kugira ngo mbereke urugendo rwa buri cyumweru, ikiyongeraho ese n'iki bakora kugira ngo ushaka kuzihinga nawe abikore kinyamwuga. Niyo mpamvu rero uyu munsi ngarutse. Yego, ni karibu kandi. Yego. Aha, nabonye muri gutera ifumbire, muri gusukira izi nyanya, mbona mwarakase amashami. Ibyo byose ndavuga ngo reka nze tuganire, utubwire impamvu ibyo byose wabikoze. Ni nacyo nshaka ko tuganiraho kugira ngo uwarebye uko bazitera, kugira ngo uwarebye uko imiti bateraho, kugira ngo uwarebye ko zishingirirwa, uyu munsi amenye impamvu uri gushyiraho NPK, amenye impamvu wakonoye amashami, amenye impamvu nanone uri musukira. Ibyo nibyo bingenzi. Murakoze cyane. Aha, ngira ngo usanze aha ngaha turi gushyiraho ifumbire. Yego. Nababwiye ko n'ikirere cyacu wenda muri minsi cyadutengushye. Yego. Ariko buriya Nyagasani arahari. Yego. Imvura izaboneka. Yego. Aha ngaha rero tugeze kuri etape nababwiye ku cyiciro. Yego. Kijyanye no gushyiraho ifumbire mvaruganda. Aha. Iyi fumbire dufite aha ngaha abenshi barayizi. Umuntu yirebe neza, iyi ngiyi ni NPK. NPK triple 17. Triple 17. 17 inshuro eshatu. 17 inshuro eshatu. Ubwo ni ukuvuga ngo azote, phosphore na potassium. Yego. Yego. Zose ziri kuri 17. Yego. Aha. Ubwo rero muragushaka kumbaza kuki ndi gukoresha ino fumbire. Yego. Ni ukuvuga ngo uru runyanya rwacu murareba neza, noneho na cyagiye cyacu cyo gutangira kukurira mwabibonye ibyumweru 3 murabona ko zihuse. Ntabwo biranagera. Yego. Iyi fumbire rero ni ukuvuga ngo ibirimo imyunyu ngugu 3 ikurikira. Haba harimo azote. Yego. Ituma igihingwa kihagarara neza. Hakabamo azote ituma igihingwa gikomera, uruti rugakurana neza. Yego. Hakabamo phosphore. Yego. Phosphore buriya ifasha igihingwa mu kijyanye n'ibijyanye n'imizi.
system. Root system usa n'uvuga cyane. Root system. Ni Yego. ukuvuga ngo ibijyanye n'imizi. Imizi yacu igira imbaraga ikabasha gukurura rya fumbire yacu y'imborera. Kugira ngo murebe aha ngaha. Yego. Buriya nshatse nanagira wenda nuko n'abanyagije imizi yacu iri strong, iraremereye. Ifite imbaraga. Bitewe niyo phosphore. Yego. Noneho undi mwunyungugu wa gatatu dufite aha ngaha. Ndeba neza aha ngaha. Yego. Urabona ko zarabije. Yego, zarabije. Ziba zikeneye ikintu cyitwa potassium. Potassium dufasha iki rero? Aha ngaha niyo stade ubu ngubu tugezeho. Yego. Potassium idufasha mu kugira ngo urunyanya rwacu ruheke inyanya nyinshi kandi nziza zinaryoshye. Niyo mpamvu rero turikoresha triple 17. 17 inshuro eshatu. 17 inshuro eshatu. Aha ngaha rero kuri iki kigero tugezeho dukoresha amagarama wenda nko mu ntoki zanjye ngiye nabimenya. Yego. Aka kantu ahajya n'amagarama 10. Ndabona ari umupfundikizo w'icupa rya Fanta cyangwa inzoga ya Primus. Ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego. Nta akagero keza. Aha ngaha rero dore tugira gutya. Ntabwo twegereza igihingwa cyacu kugira ngo tutagitwika. Tugacisha ku mpande. Yego. Tukongera tugafata kandi ka kabiri. Ubwo ngubwo twije ya magarama yacu angahe 20. Bivuga ngo ku runyanya ushyiraho amagarama 20. Udufuniko twa Fanta cyangwa Vugrige tubiri. Noneho bantize isukari ya bite mbereka nizi isuka aho ngaho gatoya. Yego. None tukata tugira gute tukata dusukira. Murabona ahantu hameze nk'ari ubwoya. Aha ngaha buri hashukamo ikintu cyitwa utuzi. Ushyizeho ifumbire ugiye gusukira kugira ngo kuki ugiye gusukira? Ngiye gusukira ni ukuvuga ngo ino fumbire. Yego. Ubushize nanashyizeho ifumbire y'inkoko. Yego. Turayisukira. None twongeyeho iki? NPK. Ubu rero tugiye gukurira itaka aha ngaha ryacu. Ariko mwitegereze neza ntabwo turi burenge aha hantu ku gashami ka mbere. Ikakabarenga. Dusa nk'abasiga nka santimetero nk'ebyiri munsi y'agashami ka mbere twagize gute twakonoye. Mwakonoye. Hanyuma tukagira gute tukazana ryacu gutya munkurikire kandi ukanakora hirya gato kugira ngo imizi igire gute ibona aho izinyagamba. Urabyumva neza. Kuko twagendanye ndimo ndagenda mbimenya ariko mbere yuko dukomeza ku ikindi kibazo reka nse nubereka murebe uko zimeze izi nyanya. Murabona ko ntago wakwemera ko zimaze ibyumweru 3 ziri ku munsi wa 19. Ubwo mperuka ku munsi wa mbere dore ngibi rwose twari duto. Agronome Fena umaze kudusana uko bashyiraho NPK. Ndabona uri gutera imiti noneho. Kuki uri gutera imiti nyuma yuko bashyize NPK ugahita ushyiraho imiti biba bivuze iki? Hari akantu ubwo waba usimutse gatoya. Yego. Ngira ngo murabona ko yasaso yacu twayikuyeho. Yes, isaso yavuyeho. Reka mbyerekane. Ariko nimba mwarebye akantu nahereyeho mwabonye ko dufata ifumbire tukabanza tukayishyiraho hanyuma tukagira gute tugasukira. Bagita gusukira. Tukongeraho tugashyiraho irindi taka. Kuko nababwiye yuko imizi bigira gute kugira ngo icya gihingwa cyacu kizagire gute kizagira imbaraga kizamuke kiri strong kiremereye. Yego. Aha ngaha rero ubwo murabona ino saso ntabwo mvuze yuko nyikuyeho burundu. Yes. Turarangiza aha ngaha bamaze kuvomerera tuyisubizeho. Iyi saso turayisubizaho tutazahura na cya kibazo cy'uburwayi, tutazahura na cya kibazo cyuko amazi yacu nk'uko ikirere kitameze neza, cyuko amazi yacu tuyashyiraho akahita agira gute akahita yongera agashiramo. Babyita evapotranspiration. Ni ururimi ruri tekinike. Yego. Urakoze cyane. Ati ndi gutera umuti rero. Urimo uratera umuti. Nababwiye yuko inyanya rwose ari nk'uruhinja. Ni nk'uruhinja pe. Ni ukuvuga ngo aha ngaha tuba dufitemo imiti nakongera nkanayisobanura. Yego. Tuba dufitemo hano imiti sanavuga cyane. Ibijyanye n'imiti wenda ni amoko abiri. Yego. Ariko noneho tukongeraho n'amafumbire yo ku mababi.
ahangaha ku mafumbire ku mababi ndabisubiraho. Reka mbanze mvuge ku miti. Haba harimo imiti irwanya uduhumyo. Yego. Bya bintu muzabona ibintu byitunatumye bigize gute bitameze neza. Yego. Cyangwa se ugasangamo za kabone n'ibiki. Ni amafungicide. Ni amafungicide. Okay. Aha. None indi miti irimo hariya turi gukoresha indi insecticide ndaza kwibereka kugira ngo udukoko twacu tutazatumenyera. Ubushize mwasanganye roketi. Yego. Ndaza kwegera ngubereke. Hanyuma ubwo ngubwo nawo tukawushyiramo. Washyizemo roketi? Ntago ari roketi, ni indi insecticide ndaje ndayibereka. Yego. Yitwa ngo iki? Ndaje nyibereka hariya muyirebe. Yego. Ni ukuvuga ngo ugomba guhindura kuko udukoko natwo buri udukoko turihinduranye. Bivuga ngo niba warateye roketi bwa mbere uyu munsi ntabwo kabiri. Yego, uyu munsi ntabwo usubizamo. Hari igihe twita tumenyera wa muti tukashyira babita resistance. Urawuhindura rero. No kumenyera inkoni. None ubwo rero turawuhindurira nawe. Yego. None twaza twarazanye ubwirinzi bundi bushyashya bugasanga si wa muti. Aho harimo ibanga nta muntu waruzi. Abantu bazi ko buri gihe batera roketi, ariko we muri tekinike zawe uzi ko roketi uyihindura kugira ngo ubukoko bwari bumaze kugira ubwirinzi bwongere bucika intege. Kandi buriya n'udukoko buriya biterwa n'uburyo tubayeho. Yego. Niyo mpamvu tugomba kugenda duhindura imiti. Hari udukoko twicwa no kuba turiye. Hari n'udukoko twicwa no kuba umuti utwinjiyemo. Hari utwicwa n'inzara. No, hari udukoko twicwa no kurya umuti. No kurya umuti. Hari n'udukoko tudashobora kuzira ko turiye ahubwo tukazira yuko wadukozeho. Ako kantu abantu rwose ndaza kugacaho umurongo. Ugaceho umurongo. Yego. Niyo mpamvu rero imiti yacu tugenda tuyihindura. Ibijyanye rero n'amafumbire y'amababi. Yego. Iki ngiki ngira ngo wenda reka ngishimangire. Yego. Mugikurikire neza. Yego. Nababwiye yuko amafumbire y'amababi azamo amoko atandukanye. Hari ifumbire yindi naberekaga. Yego. Ariyo twise ngo ni vegetative. Nikuza igihingwa. Ku mababi. Yego. Nahanga ubu burimo. Aha. None mu ncamake tubwire muri iyo pompo wavanzemo imiti ingahe? Navanzemo imiti 2 n'ifumbire imwe. Wavanzemo imiti 2 n'ifumbire imwe. Umuti wahinduye roketi ku dukoko. Nkomeza fungicide. Ushyiramo fungicide imara iki? Ituma ibintu bitituna. Ituma bitituna. N'ibikini. Ushyiramo n'iki kindi? Ubwo nshyiramo n'ifumbire y'amababi. Ibyo ngibyo rero reka ahangaha naho mpace akarongo. Yego. Iyo miti nuko uburyo iba yarakozwe. Yego. Iba bibyemerewe. Tutazafata imiti yose. Tutazafata imiti yose ngo ufate fungicide runaka ngo ivange na roketi, ivange n'ifumbire y'amababi, uvangavange utabanje kugira gute gusoma ngo umenyetse koko ibyo bintu biremewe cyangwa ntabwo byemewe. Ko numva sano ahubwo bagomba gushinga ishuri kuko abantu benshi urumva ko babikora nabi igihe nicyo numvisemo. Ahangaha turacyatera ubu ngubu turacyakoresha izigro. Akabazo kamwe. We kubigendanye n'iyi miti rwose. Bona ikirere cyo muri Huye nta mvura kuri iyi tariki ya 24 z'ukwezi kwa 10 2025 hamaze iminsi nta mvura igwa. Ntayihari. Muri iyi miti utera ariko nanone ikirere kikaba cyerekana ko imvura iriho ishobora kugwa. Muri iyi miti utera hari aho ihuye n'ubwirinzi bw'imvura kuri izi nyanya. Urakoze cyane. Reka dutambikane ntite unanabikwereka. Yego. Reka dutambikane mbikwereke. Reka ngende mbereka hagati aho dutembera muri iyi famu kugira ngo mujye mushira n'amatsiko murebe ese ifamu imeze gute. Kuko burya iyo wiga ugomba no kugira akantu kakumotiva. Ubona ko izi nyanya zimeze neza. Ibyo byose niyo mpamvu banabivanzemo kugira ngo ubireba wese amenye ngo ibi bari gukora ntago ari ibintu byo gukina. Ni uburyo bwo gukora business uyikoze mu buhinzi. Ni nacyo nanjye ngendereye kuri Mr Tech Rwanda. Urakoze cyane. Dore byari nababwiraga. Yego. Wambwiye ngo ko ndi guteramo kandi nababwiye yuko mu gihe cy'imvura aribwo indwara zijyanye n'uduhumyo ziyongera. Nkaba ngiye ndi kuwutera kandi ari mu zuba. Yego. Turaza gusoma uno muti rero. Bayitwa Mayisha. Mayisha ntabwo riba ari izina ry'ubucuruzi. Yego. Ntabwo ariyo ntuzi. Ni ukuvuga ngo iyi Mayisha. Yego. Is a systemic and contact fungicide. Uduhumyo. Bishatse kuvuga ikirere ahangaha. Ni ukuvuga ngo uyu muti ushobora gukora
ako kanya ukarwanya iyo ndwara yacu yaje, ariko ushobora no kugenda ukajya mu gihingwa ukakibamo ukagiha ubwirinzi. Ni nk'uko natwe tunywa amantibiyotike. Ni nk'uko tunywa amantibiyotike, ni nk'uko ahubwo twiteza inkingo. Urakoze cyane. Ni ukuvuga ngo iya mvura yanjye rero ntiyankanga imanutse, nasasiye neza, nagize gute, ntabwo yankanga. Urakoze. Buriya mu miti tugomba no kugiramo iy'ubwirinzi. Ntabwo ibi bintu biba ku bantu gusa cyangwa ku matungo, tugomba no kwirinda. Urakoze cyane. Aha, kukivomereye rero. Ariko icyo gisubizo buriya ntabwo gifite buriya. Reba ikirere, yego, reba ubushyuhe nawe buriho. Aha ndavomere kuko nshyizeho NPK, sibyo? Harimo na fumbire yanjye y'imborera itari yabasha kwisya ngo ishiremo igihingwa cyikoreye. Yego. Ni ukuvuga ngo ngomba gushyiramo amazi rero bikagendera rimwe igihingwa cyanjye. Niyo mpamvu ubona bisa gutya. NPK uyishyizeho kugira ngo ishonge uyisukiraho amazi. Nshyizeho amazi. Ariko na ya fumbire nejo uzongeraho. Na ya fumbire yanjye y'imborera kugira ngo yishwanyaguze neza igende igihingwa kizamure. Kuko igihingwa ntabwo gifite ubushobozi bwo kuba cyazamura ikintu kinini. Yego. Kituzamura ari utuntu duto cyane tutabonwa n'ijisho. Ukuvuga ngo udutunga igihingwa. Yego. Ukuvuga ngo rero bigomba gushwanyagurika, amazi akabishwanyaguza, n'amazi ariko nawe abakeneye mu gihingwa akazamuka neza. Urakoze. Kuko impamvu bankibajije byashobora kuba kukimenya, sibyo? Simbiciye ku ruhande. Yego. Ariko abadukurikira abakunzi ba Mr Tech Rwanda ashobora kuzamo utagize gute, udahise abisobanukirwa. Tuzajyanirana rwose, izi nyanya ushyizeho amazi tuzasobanuka twese. Mu gushaka cash ugomba guhaguruka, mu gushaka cash ugomba gusoma. Niyo mpamvu ushimira abantu bakunze gukurikira Mr Tech Rwanda. Hari benshi bampamagara bamaze kuvuga ko hari icyo bibamariye. Niyo mpamvu wowe utarakora subscribe, ngusanga ukore subscribe, ukande notification kugira ngo ujye ubona video yari yose dushyizeho. Nababwiye ko ntabwo nashinze rwa rubuga mvuga ngo ndatwika, ahubwo impamvu narushinze zayibabwira nyuma kandi muzagenda muyibona. Niyo mpamvu tuzagendana azabona byinshi. Niyo mpamvu hari ibyo tuzagenda tubereka abagize aho bagera, ariko tubereke nanone n'uburyo bikorwa. Ibyo ni ibintu bibiri. Motivation, ese bikorwa gute? Ibyo nibyo bitugenza. Dukura na cya kintu cyo kuvuga ngo ubuhinzi n'ubw'abantu bimbura mikoro, ubuhinzi n'ubw'abantu bari mu zabukuru, ubuhinzi n'ubw'abantu batize. Ibyo byose nibyo nshaka guca. Amababi hano arakase kuri buri runyanya, agasigaraho amababi makeya yo hejuru. Iri banga ryo ryihishemo iki? Ese bikorwa bite? Erega zirebe zarabije. Yego. Muri bya byumweru bitatu byanjye nako bitaranagera. Yego. Ngira ngo murabona ko ahangaha twakase aya mababi. Yego. Aya mababi nta kintu aba kimariye. Yego. Amababi akeneye nayo yo hejuru. Aba akora bya twise photosynthese. Yego. Atuma igihingwa igogorwa ni nk'ibintu nk'ibyo ngibyo. Yego. Nabwo ko tuzafata umwanya. Photosynthese ni ikintu kinini. Yego. Ni ikintu kirekire cyane twanakigaho tukazanakiganira dufite umwanya. Ahangaha wenda reka byihutisha. Ni igituma nyine ni uburyo igihingwa kibasha kurya ibigitunga. Biturutse ku zuba, bikajya mu kurara y'amazi, bikajya no mu ntungamubiri ziba ziri mu butaka. Yego. Cyangwa se zituba dukoresheje ziciye mu mababi. Urabona ko nakase aya mababi. Aya ngaya nta kintu aba kimariye. Yego. Ahubwo aba yanteza ibyago. Ibyago biturutse he? Biturutse mu ndwara zaba ziri hano hehe mu butaka. Gute rero? Kwa kundi imvura igwa igakubita ikazamura itaka ryacu ahangaha mu butaka. Ubutaka bwacu n'imyaka bumaze ntabwo bwaburamo indwara. Yego. Buriya ikintu cyihutisha gukurura indwara ntabwo ari imizi. Wenda nubwo nabyo bishoboka, nabyo bibaho. Yego. Ariko dore ikintu cyihutisha utu tuntu turi ahangaha tumeze nk'imitsi turi hano inyuma. Reka ntwerekane. Dore ngutu. Utu tuntu dufite ubushobozi bwo utuntu uzi ko tumeze nk'imitsi. Yego. Buriya bari mu tuntu mu gitondo tuba twifunguye cyangwa ku mugoroba. None imvura iguye bwo twasamye, tubirite ko twasamye. None rero bigakubita bigataruka bikahita bijya igihingwa kigahita gikurura indwara byihuse. Tubyumve. Niyo mpamvu nanababwiye ngo iyo dutera iyi miti cyangwa se dushyiraho amafumbire yacu,
ntitukite cyane gutera hano hejuru, Mhm. dukubita hano munsi, Mhm. aha niho haba hihutisha cyane cyane kuri utu tubabi two hejuru. Utu tubabi two hejuru bivaho ni utu tugitohatoshye igitohatoshye nitwo tuba dufite inyota yo kwihutisha. Niyo mpamvu rero ibi byo hasi nabyo tubikuraho, ntabwo biba bigifite ubushobozi bwo kwihutisha kurya. bivaho ni bya bintu biri aho ngaho bidafite icyo bimaze. Hari cyo kuba byadukururira indwara, hari n'icyo kuba ntacyo bimaze. Biraza kurya iby'ubusa, bidukururira indwara, biduteze n'iki no kuba igihingwa cyacu cyagwingira. Bivuga ngo ibyagatunze ibyo bibabi byo hasi biri gutunga izi mbuto, ariko none ntibiri gukurura iki? Indwara. Niyo mpamvu yaguteye ibi ngibi. Urakoze cyane. Ndumva ibyangenzaga ari ibyo ngibyo ni nka bine, harimo kukubaza kubera iki uri gushyiraho NPK, kubera iki uri gusukira, kubera iki uri gutera imiti, no kubera iki wamaze urimo ukonora wakonoye. Ibi ngibi rero byo gukonora ntararenga aho ngaho, hari akandi kantu ubushize wavuze ko gukuraho bya bisambo. Aha ngaho ubundi reka nse n'ubyerekana, aha hantu muri kubona haba hari bakase ikibabi, ubundi haba harimo utuntu tumeze nk'udushami dushaka kumeraho. Buri gihe mba nduhiga yego kugira ngo ndukureho. Dore ngutu. Yego. Hari umuntu wambajije icyo kibazo. Dore ngutu. Utu tuntu ni tubi, utu ntacyo tumaye. Sano kagenza gake. Dore ngaka. Aha, reka nkerekane. Dore ngaka. Ako niko bita igisamba. Ini igisamba, kakanu ni kabi. Ako gakuramo rwose witonze. Yego. Ugahita uca rya shami ryacu. Reka nse n'uwerekana hano, urabona ko nk'uru runyanya ni ryari umuntu azamenya noneho ko ishami ritangirira hehe? Ikibazo cyiza cyane. Yego. Kugira ngo atamenya ngo ese ibyo nkase si ishami cyangwa nkase igisamba. Cyangwa nkase igisamba. Yego. Ni ukuvuga ngo ducungana na cyagiye. Reka tujye kuri uru nguru rwararishe. Ariko bataza kujya ngo ni montage. Izi zimaze iminsi 19. Yego. Bataza kuvuga ngo wenda ndabona barukomye bakubaganiye bura ngubu n'inyanya abantu bayigeze muri 5. Yego. Urihangana. Ni ukuvuga ngo twagiye dukuraho ibi bisambo byacu. Reba ku ngeri ya mbere aho ari ntuzatungukiye. Ururabo rwatungukiye. Ibi biri munsi byose. Kugira ngo umenye ibisambo ni ukureba udushami twose tuvutse munsi y'indabo za mbere. Okay. Ako kantu urakoze cyane. Ibyo nibyo byangenza nko narimo mbivuga rero. Reka nse n'ubatambagiza gato muri iyi famu, ariko nanone ngira ikintu mvuga kugira ngo nsoze iki kiganiro, ariko ntibimbuza kuzagenda ngaruka nkomeza nerekana intambwe cyangwa se aho izi nyanya zigeze, kuko ni ibintu uzadukurikira azamera nk'uwize atishyuye Minerval, ariko azaba yayishyuye kuko amayinite azaba yaguze yo kureba interinete nayo ni Minerval.